Yo, ni Rap FM. Wallahi ngufitiye umusirikare hano iwa. Umusirikare mukuru cyane bamwita Babji. Yo, bamwesha. Real nigga, you got me. You got me. Then person, you got me. Bamwesha gatera. Anything? Yeah. Okay, another day, another night. Wiriwe utekeje girira abana bacomoka inige bwami yinjiye nje kuba bonjye aho gato ku Kinyarumba bikiye mugaseke kamakuru hari byinshi na Wallahi. Yeah, nigga, you got me. Yeah, bamwita Zibla Rwabugiri ibwami. Karakantu bwami bakiyongoje gute ko kari sweet byata. Banza we introducing ikiganiro. Nacyo introduce kari Rap FM ntago tujya mu bwamo byinshi kuba stories zo muri hood ntago tuvuga amagambo menshi ngo urabona ngo mudukandi subscribe barayikanda kubera umutima mwiza bro ntago ari uguhatiza. Yeah, then I go like yo okay, mu mazina yanjye harimo gukunda umurimo kazi kose successful nkikageramo ibyo natojwe sakirire go gukunda uburiri intore nkina rimwe byakonga nkakina kabiri another day another night wiriwe utekeje girira abana bacomoka inige bwami yinjiye kuba munjye ho gato ku Kinyarumba bikiye mugaseke kamakuru hari impamvu nakubagiye amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa uwambeho ndacyakora ibishoboka byose kugira ngo mbeho Rwanda no kwera imbuto nziza nk'abanyarwanda baryeho mbikorera mu gihugu indani gerageza gukora ibyiza bibi bikantanga imbere ndashaka Imana ariko Satani akantanga kuri tere abando nzicumbaho nshaje ndi kugaca this time nubwo nshisha make sindi level yabo misa Wakanda turacyabakanda turacyabatamo rap irenzi y'abaganda turacyari mu Rwanda turacyari mu Rwanda turacyari muri Afrika bajugunyamo imwanya gang 1% ibwami bakikiriza real nigga you got me muri weekend tunywa inzoga n'itabi kuko mu mibyizi job bimeze nabi mu mibyizi job bimeze nabi rero murabibona ko job tumereye nabi natwe tumereye nabi so Zibra wallahi abanyarwanda ntago bibeshye bavuga ngo muri weekend turitotobeka kuko mu mibyizi job bimeze nabi na Kigali bose bahita bumva icyo bishatse kuvuga ariko abanyakigali n'abanyaru ntabwo bajya bibeshya bro abajene barambwira kuri Rap FM dushaka umuntu bita Rwabugiri kabisa uriya muhungu koko yadutayemo nabibonye Rap FM fresh no kuvuga ngo rero naravuze nanjye kabisa ariko umusirikare mushaka cyane ko nanjye nari nsanzwe mfite boro zawe nyinshi nagiye nkunagewe kubera ko nanjye nkora rap cyane nkurikirana abaraperi benshi kabisa hari igihe rero umujene mba afite boro ze zankomye tu noneho abanyaro babivuga bavuga abanyaro kweri ntabwo bajya bibeshya ntabwo umunyarwanda yakwibeshya hanyuma akantu ufite kamatsiko n'undi wese yagira ufite akantu k'akarogo ka Zibra ibwami karakantu kaje gute wagatekereje gute ukuntu babyandika bandika ibwami just ariko kubivuga bavuga ibwami hazamo ubutinde hazamo n'amasako ibyo bisaba umuntu wize nyine wize kera apana ubu apana wize generation minini bisaba umuntu wize serayikwanze seminaire sasa kaje gute rero kuko slang ntabwo ipfa kuza tu warabyutse mu gitondo wumva karaje urumva just nyine ni ibintu biba biri mu muntu tu ni spirit umuntu yishakamo ni spirit biri mu muntu then wamara kuyimenya ukayikoresha watangiye kuyikoresha ugitangira just nko kuvuga ngo ubwami nyine nawe urabyumva ni ukuvuga ushaka kuba ubwami byumvikana bishatse kuvuga cyangwa ushaka kuba umwami cyangwa bishatse kukumvisha ko ibintu nkora kugira ngo wumve uburemere bwabyo kugira ngo ubashe kumenya kugira ngo ubashe kumva uburemere bwabyo
ni ukuvuga ngo I pretend ko ibintu nkora nyine bituruka ibwami kuko urubizi nyine ibwami ni ibwami nyine tu kugira ngo rero nkumvishe ko ibintu nkuzaniye ari ibintu biri real urumva mpita nkatambikamo nyine n'ubugeni n'ubusizi n'ubugeni nkatambikamo abavuga ati ibintu nkuzaniye turutse ibwami man turi kuvugana kare wabwiye akantu karansetsa kuri phone mbere yuko uza wabwiye ngo ntabwo uri uwo mu bisorori bro akantu kari wowe gatekereje gute ngo ntabwo ndi uwo mu bisorori wambwiye ngo tugahuze kubwira ati ugomba ushaka ukuntu ndi bukugereho aya nyine ibyo nta kibazo ahubwo ukuntu uba wese utekereza ngo ntabwo ndi umututsi wo mu gisorori buriya ibyo birazwi ariko njyewe ntabwo nuruka mu byuzuye ntabwo nuruka mu bisuperi gasohoye nyine iyo nagusobanuriye nakubwira ati imana njyewe ntabwo ndi umujene wo mu bisorori iyo slang irazwi ngiyo iranashaje mba nshaka kumvisha ko nari umwana wo mu buyi bwa avokatu nari umwana wo muri sererake urumva umuhungu wo ku muhanda so indirimbo yitwa rero hari indirimbo abantu bakunze cyane ariko wowe hari ukuntu wayimbwiyeho numva itarakugendekeye neza indirimbo yitwa ubushomeri ubushomeri iriya ndirimbo abantu nanjye ndimo bado ariko wowe numva utayihumeka neza iriya ndirimbo ubushomeri ni indirimbo yanjye ndi kuvuga ngo ndabona ubuzima bwanze ubu niyo nanabuvamo ndabona byanyobeye pe isi yambanya akadomo ndagenda mbungabunga ameze nk'utazi yagana inyota n'inzara nta rutege ndi guhubangana ndakubita epfo na ruguru nkaburaho nerekeza ubwonko bwarayaze ubu nta na kimwe nyitekereza ngeze aho kwicuza impamvu navutse ngeze aho gushidikanya ko Yesu atanazutse urumva kugera ahantu ho gushidikanya ko Yesu atanazutse ukicuza n'impamvu wavutse ngo bimeze nabi tu nyine niyo mpamvu indirimbo yitwa ubushomeri yitwa ubushomeri ariko iriya ni indirimbo ivugira abantu benshi kandi ni indirimbo igihe nayikoreye byari true story kuri njye ubushomeri bwari bumeze nabi n'ubu ngira ngo iriya ndirimbo iracyari kunkurikira niyo mpamvu yivitishaza kabisa kandi iriya ndirimbo wenda nubwo uvuga ko yagukurikiranye ariko irimo message irimo message kuko mbavuga ngo narize ndaminuza mbona n'amanota meza nari nzi ko nzabona akazi keza nimbisoza nazengurutse igihugu cyose ndepoza diplome mbanye 0 mbona kwicara ndatuza burya abatekinisiye ni benshi mu ikaritsiye nabaye korodoniye ariko mburatoriye nabaye umukarani cukura imisarani nabyo nza gusanga ari zari veni zari tarani iriya ndirimbo harimo nuko ngo iriya ndirimbo ni amateka ngo nagerageje no kugana amakoperative no mu gisirikare bansabye kujyana sive inzego zose kubonamo akazi birahenze no mu gipolisi nshiduka imyaka yararenze urabeshya mu gisoja bagusabye sivi mu gisirikare gusaba sivi tu gusaba sivi urinde ruwaye uriza ngahe gusaba sivi kuko cyane nk'igisirikare cy'u Rwanda baba bakeneye ikinyamwuga igisirikare cy'umwuga bakeneye umuntu intellectuel wize ufite imbaraga ufite ubushake bwo kubikora then ufite n'imyaka sasa ngiye icyo gihe itararenze mu gipolisi niho bambajije imyaka bambajije imyaka ufite imyaka ingahe kandi nese ko twari turi gufata munsi yaho gatoya urumva atari ikibazo nje gusaba akazi tu najyanye sive noneho sive yo mu gisirikare ho nagenda avuga ati sasa ubwo mbona akazi kabuze n'iki nta nubwo ari ukuvuga nuko akazi kari kabuze n'ibintu nashakaga gukora bijyamo bahita basanga mfite tatuwaje
bahita basa ahubwo by the way ndashaka kubabaza nk'abajene rero bino bintu by'amatatuwaje ni ibintu twagiye dushyiraho nyine mu butineja akiri umwana kubera wenda inspiration ubona abahanzi bo hanze ubona ku ma TV natwe twakoreye ku ma TVs umuhanda iki ku ma TVs twumva ingoma z'abastari tureba abastari bo muri Amerika bafite amatatuwaje n'ibiki ubona ari ibintu nyine ari grief iri aho nta birenze tubonye bigeze i Kigali turavuga natwe muzidushyiremo ariko noneho mu gihe wayishyizeho ukeneye kuba wajya nka muri serivisi runaka icyo gihe umuntu wese washyizeho tatuwaje yari azi ko azaba umusitari noneho nyuma birangira ugiye kwaka umuntu akazi amufite tatuwaje akavuga ngo reka kandi ntabwo ishobora kuvamo noneho urumva nimba umuntu wo kuri resitora bakwima akazi kubera ufite tatuwaje umva RDF yo ntabwo yagura ariko se ko nigeze kumva badohorera n'abantu b'imyaka n'iki nabyo buriya ntibazabidohora oya byose imyaka byo nubishe barabidohora byose byashoboka kuko nyine hari abanyamwuga babikora kinyamwuga then kandi urabizi ko twanakenewe icyo gihe nta nubwo ibyo ni vuba twakenewe ibyo ni vuba ariko bitewe n'ukuntu bashaka kwiyubaka organization yabo then nyine bagira condition kandi ni na ngombwa we wakoze amakosa nayo ntabwo twakwemera nawe ufite icyasha n'iki ntabwo twakwemera urumva kandi dushaka abantu bameze bari kuri line bari straight bakiri bazima ku buryo nujya no gukemura n'ikibazo cy'umuntu uzagikemura umuntu abona ko umuntu ugiye kumusobanurira ikibazo ndumva birumvikana byo ariko wa mugani niba byashoboka ko bazadohora n'ako kantu bazashyira imiyaga ariko niba bidashoboka narumvishe ngo hari umujene wanjye wagerageje wasanga noneho bafite tatuwaje akaboko kose basanga yari ipampa bukeye mu gitondo aravuga ati mwana ntabwo rero tatuwaje zigiye kumbuza kujya mu gisozi kwigira mu gisozi ahita agenda acumika ipasi araza akita ku kaboko true story se cyangwa ni just a true story true story arangije ajyana n'inkovu noneho inkovu ariko yo ntari inkovu nabyo ni ikibazo mwese ubwo nimba umuntu ashaka cyangwa yashyizeho tatu idasanzwe noneho yatanze urumva yashyizeho tatu y'ipasi hari abantu nyine abantu bakuriye hanze y'i Kigali bo barabizi hari tatu bajyaga bashyiraho yo gufata umwambi bafata imiyenzi amata y'imiyenzi ugahita ufata imyambi y'ikibiriti ukabivanga urumva ugahita ufata undi mwambi ukajya ukozamo ugakuba sasa none rero tatuwaje y'inkovu kibyimbye kikabyimba n'umubiri ukabyimba nyine ni nko kuba wagira igisebe mu mubiri ukongera ukiteranya ntabwo rero umubiri witeranya nk'uko wari usanzwe umeze hazamo nyine inkovu sikari ni inkovu urumva sikari ntabwo yabura uba wagize igikomere deni urumva kugera kuri tatu yakubise ipasi yomoraho tatuwaje ahita hajyaho iyi nkovu urumva none ariko urumva urukundo yari afitiye ibyo bintu mwana urukundo yari abifitiye ariko abikora nabi abikora oya ni nabi none si ubwo byarakunze bwo nabwo ntibyakunze nawe ubwe icyo gihe we yanatinye no gusubira yahise yikaze yarebye aravuga ati baramubwira ati none inkovu ingana gutyo noneho wabihuhuye kuko bahita bavuga ati uyu nguyu noneho we ni ikindi kibazo uyu we afite uwakomerekeye byagenze bike n'iki ibyo nabyo kubisobanura ibyo ni atari tugarukire rero muri music iriya ndirimbo ubushomeri muri rap family tuvuga kuri band story y'indirimbo nyine tuba twahisemo cyangwa se twumva abantu bamenya ngo iriya ndirimbo urumva wari ufite ikibazo cy'ubushomeri cyangwa se cy'ubukene nyine nka kuriya
kandi ibintu by'indirimbo abantu bazi ko bisaba amafaranga, bisaba nyine kwirukanka byataye. Wabashije kubikora gute? Bend the scene ya pana bend the story, bend the scene ya bend the story wayitubwiye. Nari mfite ikibazo cy'ubushomeri nakiririmbaho, ariko ntabwo nari ndi block total. Buriya umuraperi nkanjye ushobora kuba nkennye, ariko ntabwo nabura nishyura studio, ntabwo nabura ukuntu nkora video. Ushobora kuba atari nziza ku rwego nyine nifuza cyangwa abantu babishakaho, ariko udufaranga two kuyikora two naratubonye. Then ko natubonye ko twanganaga niko nadushoyemo. Hanyuma hari n'ibintu abantu babona ngo nayo nambaye nabi, kandi nyine wari umushomeri. Nari umushomeri na topic igomba kumera. Hari n'umuntu ubibona akavuga ati ni script y'ingoma buriya nanjye niko nabivuga, yabyambaye abishaka. nanjye niko nabivuga. Reka nizangoni ariya ziriya ni style zanjye zishaje kuriya, urumva zo mu rugo bye, bodaboda cyane cyo mu rugo cyo ku mihanda nyine. Yakoze nese uba ku muhanda cya home nyine, cya home. Bo muri Ghana mba mpaheruka kera, home aho nturuka naho mba. Oya, aho uba ubundi niho home. Nyine aho uri, aho utaha niho haba ari home. Radio Rwanda rwose ni home. Yes, aho uri rero niho home. Iyo ndi mu Rwanda mba ndi home. So rero iriya ziriya ni drip nambaraga icyo gihe, urumva nari umushomeri. Cyakora wenda igishati cyo ndumva naragitiye. Cyo waragitiye? Ishati naragitiye. Abantu bareba iyo ndirimbo ariko igikabutura cyo nari nkifite nyambara ngaho byanyabyo, karitsiye byanyabyo. Complete n'ahantu narindi ni muri hood zanjye byanyabyo, urumva nta hantu nubwo bagaragara mu butayu, nuko nyine ariko twabonye ko ariko hagomba kugaragara. So abantu benshi rero babibona babona ari script, bavuga ati script y'umushomeri ntabwo waza. Iriya yari script karimo, nuvuga ngo script yahuye na character neza bitabihuye. Ari true story, na n'ubuvanganzo bwayo tubona n'uburyo nyine nayidevelopinzemo. Urumva nashyizemo n'amakabyankuru, ntabwo ibintu byose wumva. Oya, ushobora no kudashyiramo akabyankuru, wowe ugashyira ukavugira n'abandi. Ushobora no kuvugira abandi, ntibibe rero n'ugukabya. Kuvugira abandi rero nibyo bita gukabya. Gukabya waba wavuze ibintu bitabaho. No, oya, ubanza byumve. Amakabyankuru ni ukuvuga ngo nshobora kukubwira inkuru, urumva nkarenzaho n'utundi tuntu kugira ngo ikuryohere. Niyo mpamvu rero mu ndirimbo, iyo ngiye kwandika indirimbo mba mfite true story, ariko mba mfite n'amakabyankuru. Mba mfite n'ukuntu iyo nkuru ngiye kuvuga ndi buyikabirize kugira ngo byumvikane nyine ko ari igihangano. Kiriya ni igihangano by the way. Hanyuma ikintu wumva wakabijemo ni ikihe? Nyine kugira ngo iryohe nashyizemo aka. Ikintu nakabijeho n'ibintu byose nakubwiye ntabwo ariko nabikoze. Naravuze ngo nazengurutse igihugu cyose ndepoza. Ntabwo uradepoza? Naradepoje ahantu harenze nka hane, ariko ntabwo ari igihugu cyose. Ese iyo ahantu hose wadepoje bakubwiraga ko habura iki? No, badepoza iyo batanze amahirwe yo kubona akazi, bagashyiraho ibisabwa, nawe ukabona urabyujuje, baradepoza. Iyo bagufashe nkeka ko hari amahirwe, baraba ari amahirwe cyangwa se niyo byaba ari ikimenyane, ariko ntabwo byakubuza kudepoza. Hanyuma sasa wowe aho wadepoje, wowe feedback bakubwiraga ko ubura iki kugira ngo baguhe akazi? Nanjye nize construction, nize civil engineering, nize muri ELK. Understand me? Ubwo ELK naho nasoreje, naho nize muri kaminuza. So njye nize civil engineering, then nkaba ndi umuhanga muri architecture. Ushobora kuma umusozi ukambwira uyu musozi ndashaka ko ujyamo inzu kandi ikajyamo hagati mu musozi,
n'umusozi ukaguma ugaragara njyewe inzu ikajya hagati mu musozi kandi umusozi ukaguma ugaragara ntagire umuntu umenya ko harimo inzu njye nka architecture inzu ikaba itagaragara njye ndaza nkapima uwo musozi ubundi nkashushanya inzu yajyamo hagati nkapima n'ubutaka ukuntu bumeze njye nkaguha plan y'inzu then nshobora no kuza kuri site nkareba ese plan abaye niyo muri gukora ibyo ni ibintu nshobora gukora ariko buriya nta hantu byo ntibihura na art nabyo depoza kwanjye ni art kabisa ni art nzi no gushushanya bisanzwe art ushobora kubona ifoto yawe ukayishushanya ku gikuta ni ukuvuga ngo ushobora kubona ifoto ifite santimita nkeya cyane njyewe nkayishyira to white kandi kaza ari wowe hama ikintu nibaza iyo udepoje we inshuro wadepoje ntabwo ndadepoza na rimwe kudepoza kwanjye ntabwo udepoje we feedback baguhaye njye ubwanjye ndi kampani ku giti cyanjye ngiye kudepoza kwanjye ubwo hari ahantu henshi na depoje atari nawe aho ngaho rero kudepoza kwanjye ni ukwinjira aba engineers cyangwa se nkamenya amakuru ko hari umuntu ushaka kubaka cyangwa umuntu waguze ahantu ukamubwira njye umuhanga muri ibi ngibi ushobora kugukorera agapura gahwanye n'amafaranga ufite kandi kabyera then ahandi ho ni mu maresitora nyine umuntu iyo byamucanze mu dukofi center uvanze no kuvanga ikawa mukuntu utuntu twinshi bro twinshi urumva aho ngaho iyo byanze nyine njyana agasivi kanjye nkababwira ati ibi ni ibintu ndabishobora nzi kubikora mwamaye akazi ariko njyewe numvisha ibintu bya architect bizi cyane njye ndi mu architecture nese abantu bakurikira Rap FM baduhaye akazi kweri tukabakorera baduha akazi batugaye twakora ibintu byinshi man valuation nshobora kuza nkareba inzu yawe nkayiha agaciro uramutse umbwiye ibyo wayubakishije nakoresheje amatafari ameze gutya navuga tubwo iyi nzu yawe nkurikije ukuntu ingana n'amatafari babyita gute babyita valuation and variation kugenera ikintu agaciro ni ibintu nzi cyane abantu bakurikira Rap FM rero baduha akazi kuko baduha akazi turashoboye ngenda ndi architecture engineering kandi by profession atari no sino kukubeshya mba mfite no mu proje nakoze njya propose abantu nubwo ati nyamara aka kantu hari aboro wakubaka akantu kameze gutya nakanga ati kano karahenze nubwo ati nyine hari ukuntu aba engineer nibamo ukuntu uko kanamubwira umubosi ukamubwira ati rero ufite makeya iyi boro yakunda ariko hari nk'inkuta z'imbere zizaba zitameze neza nizikugwaho uzagira icyo mbaza uba wanamurabuye turamuraburiye umuntu nyine ukabwira uti ibi bintu nubwo ushaka ko tubikora ariko ntabwo biri buvemo neza tugakora ibintu byiza dukoresheje ibikoresho biciriritse umenye ko nta garanti bifite wamara kumenya ko nta garanti bifite ukavuga reka mbikore ntarebe icyo gihe kizagera ntayabonye niyo mpamvu uzumva bakwimuyana bakubwira ngo manegeka kandi uzi ko washyizemo ibishoro inzu yawe iragushyira mu kaga hari indirimbo ufite yitwa abakenewe ariko isa nk'iteye ubwoba iyo ndirimbo iyo ndirimbo wayitekereje gute abakenewe banza ubahe gatoya ubaheho akafasha mbavuga kiremo beat cyangwa yikubite mvuga ndamutse mbonye ubwo bushobozi nakorera isakazi nagarura benshi bagiye batabikwiye batubwira byinshi basize batatubwiye ikibazo nuko bisaba kubasimbuza bariho birakomeye njye ubu nta na kimwe nabivugaho gusa bimbayeho nanjye hari uko nabigenza reka ngerageze nanjye mwumva uko nabigenza ubanza ari uko nabigenza nagarura Fred Gisa nkatwara Ndimbati na Nyakso nkagarura nkajyana Bruce Melody nkazana Sebonani nkazana Mahoni Boni nkijyanira Riderman na Garura Imara
nkijyanira Green Ferry, nahita njya Samusanga nkagarura Blackberry, najya na Ama G The Black nkagarura Rwabishingwe Jay Paul namusimbuza undi. iyi ndirimbo ko irimo akantu ko gushotora abantu wayitekereje ute? Iyi ndirimbo n'ubuvanganzo ariko busaba kumenya biturutse kuri nyirabwo. Indirimbo igitekerezo cyo kuba nyine nkaho Imana ikubwiye ngo igwaye nk'ubushobozi bwo kugira nk'umuntu wajyana kugira uriho umusimbuza, ukagira ugarura wagiye noneho ukamusimbuza undi uhari ukaba ari ugenda, ukamusimbuza utagufitiye akamaro ukagarura wagiye wari ugufitiye abo bantu uva bagenda gufitanyiriza izihe bifu? nta bifu naza, ahubwo ikintu kibabaje this song already yatumye mba na limited mu muziki ukuntu, kuko njye nahise mfata decision yuko nta muntu n'umwe nzongera kuvuga mu ngoma yatumye uba limited, nsigaye mvuga umuntu akagenda. Niba byanjye by'ubushomeri naraburirimbye, none ngiye kuzuzaho imyaka 2 nafite akazi. Niyo mpamvu izi ndirimbo uko ari ebyiri uzifitiye ishaza? Nzifitiye ishaza. Iyi ngiyi nayo narayikoze nshyiramo abantu benshi bahita bakwishyiramo. Oya, nshyiramo abantu bamwe baranagenda buri seriye nk'uko nabivuze. Ikibazo ariko nta waga prophecy nanjye nicyo kintu nabajije Imana, kuki bagiye ntihagire abagana? navuze ko navuze ngo natwara inkuru nziza akaba yagiye, uwo navuze ngo yagaruka ko atagarutse, so atuhita mvuga wasanga ashobora kuba yaragarutse ariko ntagaruke, nk'uko akaza ari uwundi se, akaza akavukira mu wundi muntu. Iyo ni imyizerere y'abandi bantu batandukanye. iriya ndirimbo uburyo uyivuga, uburyo uyiririmba, uburyo wayanditse, igitekerezo cyayo ni indirimbo iteye ubwoba. njye niko nabyumvise, sinzi niba nkabije nk'uko wavuze ngo nawe muri art gishyira n'ibikabyo. Indirimbo isa nk'iteye ubwoba, igitekerezo cyayo cyavuye he? iriya igitekerezo cyayo cyavuye nyine ku bantu bagiye barenze, kongeraho ukabona abahari noneho b'ibigoryi, apana b'ibigoryi, nkoresheje ijambo ritari ryiza. iryo jambo rarisubiranye, ariko iryo jambo ntabwo nkeka ko ari ntabwo nyine kongeraho abantu bazwi ariko badafite icyo bamariye rubanda. Sinzi ukuntu nabisobanura, ariko nyine niyo context. hari agastori numvishe ko wavuzemo na Nkurunziza ko nta ngaruka mbi byakugizeho. Nkurunziza perezida w'u Burundi, nyakwigendera, nyine ni ingaruka ntabwo zabura, zabaye kuko namuvuze ataritaba Imana. Then amaze kwitaba Imana nibwo abarundi bamumagaye benshi, bamwe ngo zingo wadukoreye umuti, ngo wa muntu wavuze ngo yacomotse, urumva? Abandi uri umusazi wowe, reba abagukatira ibintu ukoze, uri umurozi, uri umupfumu, we ni gute wavuze ngo nyene cobahiro niko Abarundi bavuga, ngo nyene cobahiro inkuru nziza, ngo ni nko kuvuga nyiri cyubahiro, ngo wamujyana. harya we uravuga ngo yagenda hakaza, iyo uvuga we na Museveni arimo, perezida w'Ubuganda arimo, kuko icyo gihe Ubuganda bwari bufitanye bifu n'u Rwanda. none nanjye mpita ngendera muri uwo mujyo, n'umusaza mushyiramo Museveni nawe muramukata, ahubwo konsekansi izo konsekansi abagande bo ntabwo babikunze. abagande barambwira ati ni gute wavuga umusaza M7. Museveni rero
kuba naramuvuze muri iyo ndirimbo, muri iyo inspiration. Icyo gihe hari hamaze igihe twumva ngo hari abayobozi bacu bari gupfira i Bugande, bari gufungwa, biri aho ngaho. Kandi hari igihe usanga buriya aba president respect kuri Museveni, Imana imuhe kuramba. Hari ukuntu abantu bakora ibintu ugahita ubyitirira umukuru w'igihugu, no mu Rwanda bibaho. Icyo gihe hari abaturage bari bakoze amakosa bo mu Bugande n'abo mu Rwanda, ariko abayobozi barashyamiranya, urumva imipaka irafungwa, urabyibuka. Ni muri icyo gihe nibwo nakoze iyo ndirimbo. Imipaka y'u Rwanda n'iy'u Buganda yari ifunze, ariko nta nubwo nigeze mbivugaho ibyo ngibyo by'imipaka. So noneho kuri physically hari ingaruka byakugizeho physically, uretse wenda baguhamagaye bakubwira waturaburije abandi musaza? Zirahari kuko bitewe na comment z'abantu. Buriya twe turaba artiste, dukora ibintu nka ni art, nk'igihangano. Uricara ugahanga igihangano, none ugakoresha ibivugwa muri rubanda. Ko ntago numva ko kuba naravuze ngo najyana Petero Nkurunziza, ntago nari nciye nk'amabere. Yari afitanye ikibazo n'u Rwanda, yaranafunze imipaka. Noneho nongeramo najyana Museveni, nawe yari afitanye ikibazo n'u Rwanda, yarafunze imipaka. Noneho nongeramo n'abandi. Gusa nta nubwo ari icyo ngicyo cyambabaje kuri iriya ndirimbo. Ikintu cyambabaje nabo navuze koko bakagenda, noneho kugenda kwabo, noneho babandi navuze nabasimbuza ntibagaruke. Icyo ni ikibazo, ni beef ufitanye na Ja. Mpita mvuga Ja yaranshutse. Iyo ngiye gusenga mpita mvuga ati Imana hano waranshutse, none ko Jay Polly yagiye, ubu nakabaye musimbuza ko wataje. Ubwo numva nta kintu kitabamo mistake. Iyo ni mistake iri muri iyo ndirimbo yanjye, kuba naravuze umuntu yagenda. Then ariko se hari akabazo ngizemo hagati. Uba wabivuze ukomeje cyangwa ni nka art? Ni nka competition, kuko ushobora kuvuga uti ngiye umuntu namukoma nagira gute, ariko ari competition. Reka nerure mbivuge. Rap yanjye ni prophecy. Kuko njyewe iyo art yanjemo ngomba gukora, haba hari ibintu bibiri. Haba hari ukuvuga ibyabaye no kuvuga ibizaba. Noneho kuvuga ibizaba sasa nibyo nsigaye ntinya. Nk'ubwiye nk'ibintu bishobora kuba mu minsi iri imbere, wahita ugira ubwoba kuko ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu ibyo utekereza ariko urabizi ko bizaba. Ntabwo ari byo ntekereza bro. Ni prophecy ni ubuhanuzi. Rero abahanuzi ntabwo tugira limite y'ibyo n'ibyo bisanzwe. Kare wahoze umbwira ngo waririmbye ubushomeri bikugiraho ingaruka, ubu ngubu usigaye wiririmbira amafaranga. Si njyewe njyenyine, amafaranga nangiye kuyaririmba muri no minsi kugira ngo ubyiyaturireho. Ariko ibyo umuntu yaturiyeho wa mugani, ariko urumva nimba nifashe nkaririmba ubushomeri, nkaririmba ngo fuck the bosses, fuck the police, urumva, nkashitinga ababosi, nkashitinga polisi, urumva, nkashitinga government, nkashitinga abakuru kuri njye, kandi ari bo nkeneye kugira ngo ntere imbere. Urumva iyo wifashe ukavuga ngo umukire, ngo ni ikigoryi, wiki, ngo abakire ngo bararya ngo bamaze kwijuta, ngo abakire si abantu, ibiki, kandi nibo b'ingenzi, kandi ubakeneye. Nawe ukeneye no kuba umukire. Ntabwo umukire nanjye nkeneye kuba umukire, kandi uri muri akasi. Ntabwo nzagendana n'imbobo zo ku muhanda, urumva, ziri kunywa kore ngo dusangire kore numve ngo isi niyo. Ahubwo ukeneye kuba wazikura muri kore. Nkeneye kuzikura muri kore, urumva, nkeneye gukora ingoma za trap,
zatracting abakire urumva nkabwira abakire mugakorana akazi kubwira abakire dukore hip hop bakaduha n'akazi rega nese abakire sibo barimo kubaka ibipangu bya danje abakire ibikrib bya danje niba bafite amafaranga bafite ibikrib bya muri danje hip hop ntago hano i Kigali ntago tukirinda ibintu byo ku muhanda byo mu marigara ibiki ntago tukirinda ibintu byo kunywa amaganja byo kurumva dushaka kurinda ibintu birimo amafaranga guhumuriza abababaye uwo ni umuhamagaro wacu uwo ni umuhamagaro wacu kuko niyo nakira akajana ntabwo byakubuza kumbona nicaranye n'abaryakariho urumva nshobora kwicarana n'abaryakariho 20 nta n'umwe muri bo ufite n'igiceri cy'ijana nako kunywa bari kunywa akagwa bari kugatambazanya ari njye nakaguze avuga ati njye mfite 30,000 urumva ntayafite nasangiye nabo urwago turuteranye none ubwo nyafite reka singiye kubabwira ngo mfite amafaranga aho bahita banasara wenda n'urugero ariko ngiye kugenda nicare handi tujya twicara ngura kagwa tugasangire nema kandi nema ka kabiri nema ka gatatu nema ka kane na ka gatanu dushaka kugura na kabiri niba mara gusinda mbabwira ati dushaka ukuntu tujya kurya ibiraha cyangwa se umugore ufite imbabura iriho ibigori hariya ibigori cyangwa mubwira ati kubamenyesha fresh cyeze mu mujyi wa Kigali biterwa n'icyahageze hano i Kigali turya amacapati tukarya ibiraha kugira umuntu adapfa capati n'ibishyimbo kikomando tukarya ikiraha urumva rero ngeyo mfite 10,000 byanjye urumva mfashemo nka 2 urumva harimo ibiraha bingahe kongera ibindi 2 by'ibishyimbo urumva hari ibishyimbo urumva ari abaniga bangahe tugiye gusangira nagahishe kandi nkahava banyweye bahaze bishimye bariye bavuga ati Zibra ni umuhungu wacu ntabwo arya wenyine. Thank you. Zibra indirimbo nakubajijeho nizo ngewe natekereje uvuga ngo kuganira nyine habamo nuko hazamo n'izindi story utaruzi noneho wumva ziteye n'amatsiko cyane ariko none ndashaka ngewe ugihitiremo indirimbo imwe umbwira uti iyi ndirimbo bro nayihuriyemo na struggle izinizi studio kuyikora n'iki byari binini banza start the beat ubanza bakome bijyanye n'ingoma aho urabizi bandi imbere cyane hasi ngiye kuzamura ya nigga y'ibwami spurse y'ibwami yo ngarukanye umwoto nk'uw'intare zasarambwe kurugutura nkubwiye ibanga ry'abakambwe wizanye ku musaraba bamureka bambwe bimwe mu byo nigiye ku nkori zirusha intambwe yarambwiye ngo ntugatinye ibitumbaraye igihe kirageze ngo ubibone birambaraye self-reliance bituruka mu mutwe umutima ukibyemeza ni fast ntugotwe twavuye kure kuzasubirayo neda twaserukanye umucyo batwambikiye neda tuba calm cyane dukora akazi dushinzwe tumekinga sure ko imipaka yacu irinzwe twashyize inzangano hasi turiyunga mu gushaka ikidutunga gukunda igihugu bituma twubaka umujyi tigira kuri ibyo sinzi yaba yigira kuki nkunda amakuru ariko y'ubuyantera ubwoba uwihagarariye ababona ubububa ikoranabuhingo nako ikoranabuhanga maze gusanga benshi ari ryo bazasigaho impanga inote nizo ntandaro yo kuba basazi intwaro za kirimbuzi ubu ziri mu kazi intambara y'isasi intambara y'ubukungu walayi turi mu bihe bya nyuma hake ya Mungu mu kugabanya population baduteza indwara virusi zagera mu birabura zikarara amahugurwa n'imiti ihagarika kubyara ubucakara bushya n'isarari ingano rwara dushaka kuba nk'abo tubona kuri TV dushaka kwapurika script zo mu mavuvi niho satana dufatira
mu mavi real nigga niyitabivuze kutarayoka uzaba imbazo collaboration y'imbwa ntihabyi ari ibintu hari ibintu burimo gutinya bashatse kuvuga ariko aba raperi nyine tubufite ukuntu kubita imirongo ikakaye ariko ujya kuvuga ikintu tuvuga ejo ni nka boro mfite bita akarenze umuntu nshaka kuyishyira hanze muri ino minsi ubizi mfite album akarenze umuntu akarusha amagara ufite album izashyira hanze no wowe ndavuga akarenze umuntu uvuge karushya amagara none mvuga karenze umuntu bwa kabiri uvuge ngo kanuka nk'amagara okay akarenze umunwa karushiha amagara akarenze umunwa kanuka nk'amagara akarenze umunwa karushiha amagara kanuka nk'amagara akarenze umunwa karushiha amagara akarenze umunwa kanuka nk'amagara akarenze umunwa kaje ari gatumwa akarenze umunwa dusunika ubutumwa akarenze umunwa karushiha amagara akarenze umunwa kanuka nk'amagara akarenze umunwa kaje ari gatumwa akarenze umunwa dusunika ubutumwa iyo ni album yawe izaba yitwa akarenze umunwa izaba iri indirimbo zingahe bayita akarenze umunwa izaba iri indirimbo 12 already waraje ziri recorded cyangwa uracyari muri progress recorded ziri na shooted video yes yeah. ni wowe ni one man show cyangwa ni one man show ariyo mfite iyo nanayitangaje mbere ituma karateka irimo Negji the General shot Negji the General irimo Marcelo Messenger irimo extra nawe ni umuraperi urenze bongo nayo namubwiye Marcelo Messenger nawe ni umuraperi noneho irimo na HP umuhungu wo ku Gisenyi mubi cyane HP shout out kuri HP one shout out kuri HP nawe ni umuhungu ukunda hip hop cyane wish ko yakomeza akabishyiramo imbaraga neza gushyiramo then harimo na kuge extra Marcelo Messenger kugira na HP then abantu bakuru barimo Negji the General na Kent Moon Supply shout out kuri Kent Moon Supply wala Kent Moon wamukuye he man uramushaka hano kuri Rap FM baramudusabye cyane Ken Moon ariko Ken Moon yamukuye Ken Moon ni inshuti yanjye bro Ken Moon si umuraperi mwiza si bizatugora kubona baby umuraperi mwiza ntago byakugora bro ndavuga muri rap music kubona umuraperi umeze nkawe ntago bizatugora ntago mvuga kubona umuraperi umeze nka Ken mwiza nkawe tu umukobwa biragoranye nta muraperi nyeka ko bizasaba u Rwanda n'imyaka umukobwa wa fitting Kent bizasaba u Rwanda n'imyaka myinshi Kent Moon Supply ni umuraperi mwiza cyane nanjye ndabyemera kandi nzi ko rap nanjye nzi ko nyumva afite bolo nshyashya nyinshi ushaka kubatamo ari utuntu bawugiye tujya duhura ni mwiza cyane kuri rap ngo bari behind music ariko nabatamo namwe mwitegure narabyumvishe nawe afite album cyane EP ndumva yaranyumvishe ka EP Kent Moon shout out ari mu ndirimbo yanjye bita Karateka yes dusezere rero abantu bakunda rap badusabye Zibra wala ngira ngo twagerageje kandi Zibra no Ibwami karakano kawe ndagakunda Ibwami percent Ibwami ongera ugasubire real nigga you got me Ibwami me I say spirit saint Ibwami you say real nigga you got me that's what's up spirit saint Ibwami yo Rap FM nakagaruka wala tell him real nigga you got me I got you. Did come at my voice and you understand? Do beat changa without beat. Raise some beat. Yeah. And you're up. Okay.
mfite biye mu ntoki amaso ari kuri dogoma papi puru kuko igorori yanjye irazi tontoma na swasi 0%, batsinda ibitega magana barwane cyabahunge njye ndacyari mwirihangana ndi ku ngazi yanjye ntabwo ndi ku rwego rwanyu ndabizi ko iyo meze neza ariko gahinda kanyu iyo mutica rap njye nari kuba ndi padiri iyo mutanywa urwunge nawe waragize ica kwikirinda cyashyira urusenda mu bisebe by'abahaters wumva ukuntu ndi buguhutazi imana yabangabije ngo mbakureho iminyago first of all niyi flow na wasimbuka uyu mutego buryo bwanjye ni ikosa ariko sinjya ndushywa n'ubusa never give a damn niyo rap yanjye n'ubusanzwe ni anti industry bwami ntabwo ari ministry spirit ni history I swear to God nubwo nkiri mu gikara ariko ntari winda cyari gang me ngano proud nigga haters bashaka kunahonaza ariko ndacyari muri game me ngana joke nigga ndakiyemera mu gake cyane cyane nk'iyo duhuye nakuzi G ntuzatungurwe no kubundusha ubushobozi naguca amazi G Rap FM. Yo, okay, hari ukuntu mfata time yanjye nkashimira abanyaga harimo n'abifuza ko ndirimba nk'amakanyaga bimwe mu byatumye utacyumva witwa Teta Diana uyari kuba ageze kuri level nk'iyari hana umuhanzi uri mu mihana dushatse twanamuhana bikandutira kubona Juno na Ariel basomana ndimo ndagwiza abafana n'abari kurenda bazana turufu nuko nyuzamo imitima yabo nkayisana iyi ni spirit yanjye ntago ari teach me how to dagi mfite ibisiga abandi basa niba indirimbo bazibitse nk'ababundikiye amagi hari nabo ubwanjye nibariza ntimuri mu biki natoye ubusurira babyina n'indaya pokino zibanduza sida nabo bazitera inda mu mikino boy n'agasirinosi nkunda rubyino sinicara muri geti iri gukinirwamo porno sina bifu n'abapapa ku bakobwa babo mina bifu n'abagabo ku bagore babo nditwararika kuko niyo mfashwe mu mukwabo pop ndazegera nkazikubita igitabo ziti zikomereze peti kiza nuko utanywa emoji n'ubwo mwisegereti haniho hip hop na Rwanda International zabyemera muri next verse international ibwami Yeah. Asap. Now with Rap FM.